W7 TV cyangwa se Ibanga 77 TV. Nkuko musanzwe mubizi tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'ubwenge ariko kandi biri mu bisata bitatu. Ibyo ni iby'umwuka, iby'ubuzima ndetse n'iby'ubwenge. Kuri uyu munsi rero turi mu gisata cyacu cy'iby'umwuka, aho twagiye mu karere ka Kayonza, aho muri bubone umusore ukiri muto ariko kandi ufite impano idasanzwe. Nkwaya Frank, twatangira tugusuhuza mu kiganiro cyacu tuguha ikaze. Murakoze, mbanje kubasuhuza. Mwakoze kuba mwaje kunsuhuza binyuze mu butumwa tugiye kubagezaho. Reka mbere yuko nangira tubanze dusenge. Mana, turagushima, turagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe mu byo turi bukore. Data, turakwinginze kugira ngo ubane natwe, ubutumwa tutabwivugira twenyine ahubwo bugere kuri bagenzi bacu. Ibyo byose dusabye twizeye nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo dushoboza byose na Kristo duha imbaraga. Amen. Murakoze cyane Nkwaya Frank. Ngira ngo ugaragara nk'umuntu uzi ubwenge cyane, kugira ngo tuze muri aka karere twari dufite amakuru ahagije yuko wagiye ugaragara mu bikorwa bitandukanye nk'umuntu ukunze kugaragaraho insinzi. Ibi rero biba byiza iyo ubisangije abandi hirya no hino, kuko Ibanga W7 TV ikurikirwa n'abantu benshi, bityo ukabasangiza kuri ubwo bwenge, bityo nabo bakabasha kuba batsinda mu rugendo rwabo. None ibi ngibi waba ubikura hehe? Ese insinzi ugira uyikomora hehe Franka? Murakoze, nk'uko wabivuze, insinzi aho nyikura nta handi iva usibye Imana inshoboza. Nk'uko ijambo ryawe rivuga mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 haravuga ngo dushoboza byose na Kristo duha imbaraga. Iyo wizeye Imana ntago yagutererana, ahubwo ukora ibintu nk'uko Imana ibishaka nawe nk'uko wabisabye. Murakoze. Uti shobozwa byose na Kristo mpa imbaraga. Ngira ngo ayo magambo yavuzwe na Paulo, ayo magambo ko yavuzwe na Paulo, ibyiringiro ugira byo kuyavuga nkawe nka Frank, ibyo byiringiro bikura hehe? Nuko nanone Yesu yavuze ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo umwizeye rero nta kabuza rwose ubigeraho. Nubwo byavuzwe na Paulo ariko byagiye bigaragara ko iryo jambo ryafashije benshi, niyo mpamvu nanjye ndigenderaho. Murakoze. Ngira ngo Franka, ni byiza cyane yuko wasangiza abaduteza amatwi iryo jambo mu buryo burambuye. Ngira ngo twaje tugambiriye kugira ngo ibiri ku mutima wawe bisangiza abaduteza amatwi, bityo nabo babashe gusaksidinga mu rugendo rwabo. Murakoze. Mbere yuko nangira twanje turasenga, ariko ikindi tugiye gukora, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka tugiye gusoma muri Luka igice cya 15 guhera ku murongo wa 11. Iyi ni inkuru isanga abigishwa igihe babaciraga umugani, Yesu ababwira umwana w'ikirara. Nk'uko abantu benshi murabizi, umwana w'ikirara yafashe inzira arerekera, abwira se ati ndashaka kugenda mumpe imitungo yanjye mwari kumwe. Umwana amaze kugenda aragiye, maze ayikoresha nabi. Bisa nkaho tusaba Imana ibintu nk'uko tubishaka, Imana ikabiduha tukidedembya, tukabenjoyinga, byamara kurangira tukamera nk'wa mwana w'ikirara wemeye kongera kugaruka. Rero ijambo ry'Imana turi busome, umutwe w'amagambo nawise kugarukira Imana. Rero iyo ugarukiye Imana ntago uyigarukira ngo ufate urugendo, ngo ufate inzira ngo ugiye kugarukira Imana, kuko twese twumva ko Imana iba mu ijoro. Nawe ufata urugendo ngo agiye kugarukira Imana, ahubwo bikorwa mu bikorwa no gusoma ijambo ry'Imana. Rero turifashisha nanone umurongo uri muri Yona igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Havuga ngo aberekeza umutima wabo ku bitagira umumaro baba bimuye ubabarira. Iri jambo rya Yona yari umuntu ukorera Imana, aza gutumwa
ariko yanga kugendayo bitewe n'uko ubushake bwe butamwemereraga no kugendana n'Imana. Arangije afata inzira we yigira mu bye. Nk'uko twabivuze, uyu mwana w'ikirara twabisanisha nk'umwana w'ikirara yasabye se ibintu arangije aragenda. Nk'uko mubizi, abantu benshi bazi iyi nkuru, uwo mwana w'ikirara yari bucura, aza gusaba se ibintu aragenda. Amaze kugenda aragenda aridedembya. Nabivuze nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, sindi bujye mu magambo menshi, abantu benshi bararizi. Ariko nk'uko tubizi, uyu mwana w'ikirara akimara kugenda yaragiye akora ibintu bye, ibyo mitungo yose ayipfusha ubusa. Rero nabisanisha na Yona. Yona yari umuntu w'umukozi w'Imana, arangije afata inzira bamutumye arabyanga. Imana ni bibi kuyisuzugura. Maze afashe inzira ageze mu mazi aza kugira ubwoba bitewe n'umuyaga wari urimo, ari mu bwato. Aho bari bari kumwe baramubaza ati se uyu bwato buraterwa n'iki kugira ngo bugende gutya? Yona aza kubabwira ati rero byanga byashoboka n'Imana yabikoze kuko nanze kuyumvira. Kenshi na kenshi hari igihe dufata ibintu nk'ibintu biri aho ngaho, ariko Imana ibitwerekera. Hari igihe ukora ibintu bibi Imana ikaza kukwerekera ariko tukabyirengagiza. Ariko iyo nawe yaje gufata inzira aravuga ati nubwo ibi byose nabikoze byanga byashoboka n'Imana irimo iramana. Yaje kubwira rero abo bantu bari bajyanye nawe mu mazi bari mu bwato, arababwira ati munjugunye mu nyanja kuko wo kugira ngo mbicire ubuzima bwanyu, ari ngewe urimo urabitera, mwanjugunya mu nyanja. Kuko yari yamaze kumenya ko Imana ariyo yabiteye kugira ngo umuyaga uze, kuko yari yasuzuguye Imana. Rero nk'uko tujya tubibona mu buzima busanzwe, hari ukuntu umuntu asanzwe akorera Imana, yamubwira ikintu wenda umutima we ukamwegurira gukora ikintu akabyanga, ariko Imana ikagenda imwerekera ibikorwa imukubita akanyafu ntagaruke. Naje kukubwira rero kugarukira Imana. Uko kugarukira Imana uzaza ubona ako kanyafu kagukubiseho, ujye wemera kugarukira Imana. Iyo yaje gufata inzira bamujugunya mu mazi, ariko se byaje kumugendekera neza. Igifi cyaramumize nk'uko mubizi, urufi runini ruramumera. Rumaze kumumera, Yona aza gutekereza aravuga ati reka ngarukire Imana nsenge nyisaba imbabazi. Amaze gusaba imbabazi, Yona igifi cyaje kumuruka, kimuruka ku nyanja, aho inyanja irangirira kuri wa mucanga. Kimaze kumuruka, Yona aravuga ati gusenga ni byiza. Rero nabisanisha n'ubuzima bw'iki gihe. Hari ukuntu umuntu akora ibintu bibi, agakora ibintu bibi, ariko wemere ugarukira Imana, usaba Imana imbabazi. Imana izazi kwemerera uze, kuko ntago umuntu afata ibintu bye ngo yumve ko ari byo byazamo inyungu. Imana yamubwira ikintu akabyanga, bitewe n'uko hari ukuntu ushobora gusaba Imana imodoka Imana ikayima, narangiza nagera mu nzira wenda nkabona umuntu w'umurwayi cyangwa umuturanyi akambwira ngo mutize iyo modoka ajyana umurwayi we kwa muganga, bikanga bitewe n'uko ya modoka yanjye navuga ati sinshaka kuyeza wa muturanyi. Yona rero nawe yaje gusaba Imana imbabazi. Nawe ndakubwiza ukuri, usabye Imana imbabazi, cya gifi cyakurutse cyakuruka, cya kindi cyakumize, bya byaha byakumize, bya bindi bituma udashaka gukora byakuruka, nk'uko Yona yagarukiye Imana, cya gifi kiramuruka. Biduha ishusho ngo iyo umuntu ari mu byaha ukagarukira Imana, bya byaha birakuruka kuko ntabwo ukiri kumwe nabyo. Yona rero aje kugarukira Imana, yaje kurukwa na cya gifi. Turongera dusome muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Hano turavuga mu magambo make igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, ageze ku muntu urwaye baramubaza ati se mwigisha, uyu muntu urwaye ni we wabyiteye cyangwa ni umuryango we wabimuteye? Turabisanisha n'iki no muri ubu buzima? Turabisanisha n'igihe uhorana n'ibyaha byinshi, ukahorana n'ibibazo. Tujya tubona benshi basarishwa n'urugo b'ababyeyi cyangwa abana bananiranye, bakavuga ati nibo babyiteye, ni ababyeyi babo bakora ibi n'ibi, niyo mpamvu umwana wabo ameze gutya. Ariko Imana yaje kubwira abigishwa ba Yesu, umwana w'Imana, aza kubabwira ati ntabwo ari we wabyiteye, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire
mu bubasha bw'izamuha kugira ngo akire, kuko turabizi neza uyu muntu yari impumyi. Ariko bamaze kumugeraho kumwe n'abigishwa be baramubwira ati se ubu ngubu uyu muntu niwe wabyiteye cyangwa ni umuryango we? Hari igihe nawe uhurana n'ibibazo ukumva ni umuryango wawe wabiguteye cyangwa niwe wabyiteye, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana ikugaragaruremo ugaruke kandi Imana igufashe uvuga ati ngarutse gukorera Imana. Rero uyu muntu amara kugira ikibazo cyo kutareba, ntabwo yaje kwigunga, ahubwo yaje gushaka aho Yesu ari, kuko yumvaga inkuru ati Mesaya yaraje, ariko bakavuga ati ntabwo ari we, ariko we yaje kwizera ati ndeka mujyeho anyize, kuko ntabwo ari njye wabyiteye. Nawe ushobora gufata inzira ukavuga ngo reka njyeyo, baramuvuga ariko ntabwo ndamusogongeraho, ushobora kumusogongeraho Imana ikagukiza. Yaje gukira, amaze gukira arongera arabona. Abantu benshi bamwibazaho ati se ni wa muntu? Nawe hari igihe uzahorana n'ubukene ugufatirane n'umuryango wawe, numara gukizwa umaze kwakira Imana, Imana igufashe ugarukire Imana, bya bibazo bivemo. Abantu bavuga ati se ni wa muntu wafashwe n'ibi ngibi maze arangije aguze iki ngiki cyangwa arimo aracuruza gutya, ya wa muntu twari tuzi w'umukene? Batangirira kwibazaho. Ariko nongera mbisanishe n'ubuzima. Hari igihe abantu benshi iyo batarakizwa batazi ibanga riba mu gukizwa. Urugero, nshobora gukizwa ariko natarinzi kuririmba, namara gukizwa nkahita amenya kuririmba. Ni ukubera iki? Mu buryo bw'umwuka, wa muntu utari uzi kuririmba, bya bindi yakoraga hanze aha ngaha atarakizwa, Imana yaje kumutwikurira ya mpano yo kuririmba bitewe n'uko yakijijwe. Simvuze ngo umuntu wese ukizwa ibintu byose atarashoboye ahita abishobora, ahubwo wowe wiyegurira Imana ikagukoresha ibyo ishaka. Rero icyo nshatse kuvuga, ibyo byose tubishobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Iryo jambo nakomeje ndivuga, ndabizi neza, kuko ubundi iryo jambo rifasha umutima wanjye. Iyo ndyumvishe ndi mu bibazo, ujye usoma ijambo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Iryo jambo riri muri Abafilipi igice cya 4:13. Urakoze cyane Franka. Ngira ngo rero bakunzi abibanga 77 TV, ngira ngo mwiboneye impano idasanzwe ya Nkwaya Franka. Ngira ngo Franka uvuze amagambo menshi cyane y'ubwenge. Abakunzi bacu ngira ngo murabizi neza ko ibanga W7 TV ahari ku gicumbi cy'ubwenge. Ngira ngo Franka, nagize amatsiko, wayamara? Ibintu nk'ibi waba bitozwa n'ababyeyi, wabikuye he Franka? Ntabwo navuga ngo n'ababyeyi babinoza, kuko n'ubundi umubyeyi wanjye si pastor cyangwa mama wenda ngo abe pastorine. Ni ibintu byanjemo numva ko nakorera Imana. Henshi aha ngaha urubyiruko rwinshi ruraho ruriyandagaza, rukavuga ati biriya ni iby'abantu basaze, biriya ni inzaduka zaje. Ariko usogongeye kumenya Imana byonyine, kumenya Imana bigufasha bya gihe bya bindi byose byari byarakunaniye ubyiyegurira Imana ikagufasha. Nk'ubu nanjye naguha urugero, njyewe kera ntabwo nari mfite ubwenge bwo gutsinda mu ishuri, ariko maze kumenya Imana nkumva ko nshobozwa nayo. Yaje kumpa iryo jambo, nkumva mu mutima wanjye ko nshobozwa nayo, mbasha gutsinda ibizamini byose twakoraga mu buryo byo kwiga. Naje gutsinda P6, mbona amanota meza. Ntabwo ariyo nifatiraga ngo numve ko ariyo nabona, byanjemo bitewe n'uko nabyiyeguriye Imana. Nabonye amanota meza yashimishije umuryango. Ariko natarasoza, hari ijambo nshaka kukubwira. Hari ijambo riri muri Yakobo igice cya 2:19, ugeze ku murongo wa 21. Sindi buhasome, ibyanditswe ndabizi mu mutwe, ndakubwira ngo ubashe kuhasoma. Iri jambo rivuga ngo ujye wihutira kumva mbere yo kuvuga, cyangwa utinde kuvuga ahubwo wihutire kumva. Cyagiye ababyeyi bawe barimo kukubwira bakavuga ati ibiki n'ibiki ukaburana nabo, ahubwo ujye wihutira kumva. Umubyeyi nta kosa agira, niko umubyeyi wanjye ajya akunda kumbwira. Ariko umubyeyi nubwo mu ijambo gato ntabwo ari we wenyine ubivuze, kuko hari n'umufilozofe wabivuze. Burya abantu benshi Franka bihutira kuvuga mbere yo kumva, ariko icy'ingenzi ni ukwihutira kumva mbere yo kuvuga no kurakara, utinde no kurakara. Iri jambo riri muri Yakobo igice cya 2:19 kugeza kwa 21.
ibi byose nagiye mbabwira ndasoza mbabwira ngo mushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nushaka kubimenya uziyegurire Yesu wenyine niwe uzabigushoboza. Ntuzagende ku muntu ngo mwizere ngo niwe uzagushoboza iki n'iki, ahubwo ujye wiyegurira Imana. Hahandi ufunga idirishya ryawe mu cyumba cyawe wiherere usenge usabe Imana ko igufasha, nayo izazigufasha kuko yatubwiye ngo nituyisaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Murakoze. Ngira ngo Frank, mbere ko dusoza ikiganiro, hari abana benshi bari mu rugero rwawe bafite imico mibi hirya no hino, haba mu Rwanda haba no hanze yarwo. Abo ngabo Frank wabagira inama ki? Ikintu nabagira si bo bonyine, ku isi ni benshi babibirara ariko bakagaruka. Ntabwo njyewe namvuga ngo navutse ndi umwere ngo nta cyaha nari mfite cyangwa numvaga neza Imana yanshyizemo iyo mpano yo kuvuga ubutumwa nkikiri umwana. Hoya, nanjye nabanje kuwunaniranaho, si ukuvuga ngo wenda nananiranyeho cyane kuko mu rugo ntabwo navuga ngo nananiranyeho cyane, ariko abo bose babe birara niho yaba akiri ikiraro uyu ngubu bafata ubuhamya. Ntabwo ari bo bonyine bibirara bagarutse, nabo bagaruka Imana ikabafasha. Nabasomeye tugitangira inkuru iri muri Luka, umwana w'ikirara. Uwo mugani Yesu ajya kuwuca si yari ayobewe ko hazabaho ibirara muri iki gihe cyangwa mu gihe cye yaraje. Icyo gihe abana b'ibirara bifataga bakihenura kuri base bakavuga ati turagiye. Ariko ikintu mbasaba ni kimwe, abo bana nimwanga kugarukira Imana muzarinda mupfa mutaragarukira Imana. Imana ibashe kubashyiraho umuvumo wo gupfana na iryo jambo ryo kutamenya iryo jambo ry'Imana yadushyizemo. Muzagarukire Imana musenge, Imana izabumvira nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo nidukomanga tuzakingurirwa. Murakoze. Ngira ngo Frank, aha ni ku gicumbi cy'ubwenge. Nabwira abadukurikiye nta kundi bakore subscribe kuri iyi channel kugira ngo bakomeze gukurikirana n'ibindi biganiro. Nibanga DAP7 TV cyangwa se Ibanga 77 TV. Frank, ngira ngo dutangira ikiganiro twatangiye usenga, wasengera abaduteze amatwi ndetse n'ababana b'ibirara nabo ukabazirikana muri iri sengesho ryawe. Murakoze, reka twubahe Imana dusenge. Mana nziza, Mana ushobora byose, turagushimira iri jambo dushyize ku mutima tukaba turisohoye. Data, ni benshi bari hano hanze babasha kuryumva ariko ntibarikurikize. Ndagusaba kugira ngo ubayobore mu mitima yabo barikurikize. Rero Mwami, ndagushimira ko unshoboje nkabasha kusohorera ijambo ryawe. Reka Mwami ribagereho ribashe kubahindura imitima yabo, ribatose imitima yabo. Hari imitima ikomeye, hari imitima iri mibi hano hanze. Nubwo tutakiri ku ishuri benshi barahindutse, ariko turagusaba kugira ngo bahindure bongere bagarukire Imana. Urakoze rero Mwami, ubashe kubana natwe mu bihe byose kandi ukomeze ubane natwe n'imiryango yacu, tuzajya twizeye. Amen. Amen.